urusengero rwaguzwe mu mwaka w'igihumbi 1991 ari ahantu hari hateganijwe kujya habera akabyiniro. Muraho tubahaye ikaze kuri MX Empire. Mumaze iminsi mwumva insengero nyinshi zigenda zifungwa, ariko se nukubera iki? Ni iki kiri gutera ifungwa ry'izo nsengero mu turere twinshi, mu mirenge n'ahandi hose? Turi kumva abayobozi b'amatorero, abafite aho bahuriye n'izo nsengero bari kugenda batanga ibirego bareklama ko insengero zabo zagiye zifungwa. Ese ni iki kiri gutuma leta y'u Rwanda ibingibi bikora? Nta yindi mpamvu, ni insengero zitujuje ibyangombwa, insengero zikorera ahantu hadakwiye. Ari yo mpamvu uyu munsi twateguye iki kiganiro kugira ngo tuze tubive imuzi, hanyuma buri muntu abashe gusobanukirwa. Hari ababyita karengane, abandi bakabyita ko ari ugukora ibintu binyuranyije n'amategeko, ariko ndagira ngo mbibutse ko impamvu izo nsengero ziri gufungwa mwagiye mubyumva, tugenda tubitangarizwa by'umwihariko na guverinoma y'u Rwanda, urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB. Twagiye duhabwa amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi rero twakoze iki kiganiro kugira ngo tuze tubereke se nyuma y'ibyo ngibyo cyangwa se ibyo bagenderaho kugira ngo izo nsengero zifungwe, ni izihe zibyujuje, ni izihe zitabyujuje, ni ibiki noneho. Ni byinshi cyane. Niyo mpamvu izi nsengero ziri gufungwa nuko hari ibyo zitujuje. Ndagira ngo ukurura agatebe wicare hafi ubundi tuganire kubera iki byaba biri kuba. Ngira ngo twabigarutseho, ariko munyemerere uru rutonde tugiye kureba muri uyu mwanya cyangwa se aka kanya wicaye ahangaha wadutije amatwi yawe n'amaso yawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsengero zisa nkaho zo zujuje ibisabwa cyangwa zujuje ibyangombwa. Inyinshi nizo mu mujyi wa Kigali, ariko se nanone yaba ariho honyine? Nkurikira. Mbere yuko dukomeza ndakwibutsa, reba aho hasi handitse subscribe, urebe neza niba koko wakanze subscribe kugira ngo dushyigikire. Nurangiza ukandaho kugikumwe kuri like kugira ngo ukunde ibyo dukora, maze natwe bikomeze kudutera ishema, maze niwumva bikunyuze ubisangize n'abandi kugira ngo iki kiganiro kibashe kubageraho. Munyemerere rero uyu munsi turaza gutangira, ariko se uribaza muri izo nsengero ni izihe zujuje ibyo ngibyo byangombwa turi kuvuga? Ni izihe muri izo nsengero zifite byose RGB cyangwa urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwifuza? Yaba ibijyanye n'imyubakire kuri Rwanda Housing Authority nta kibazo, ariko nanone yaba ibijyanye nanone n'imiyoborere, ngira ngo murabizi buri rusengero ruba rufite urwego rw'imiyoborere, komite igize urusengero, ari pastor, abamwungiriza, abasekreteri, ababitsi nyine n'abandi bagiye batandukanye. Izo nzego zose rero urusengero rugomba kuba ruzifite kugira ngo ruhabwe icyangombwa giturutse muri RGB cyangwa urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Munyemerere rero dutangire. Ku rutonde dufite uyu munsi, dufite urwitwa Bethesda Holy Church, ruherereye ahitwa cyangwa se ahamenyerewe ko hitwa ngo ni kwa Rugamba. Aho hantu ngira ngo ho mumaze kuhamenyera. N'urusengero ruherereye hirya y'agakiriro ka Gisozi mu kagari ka Kagugu, umurenge wa Kinyinya, mu karere ka Gasabo. Abayobozi ba Bethesda bavuga ko uru rusengero rwubatswe kuva mu mwaka wa 2009 kugera mu mwaka wa 2014 hakoreshejwe imisanzu y'abanyatorero yanganaga n'amafaranga miliyari 1.5. Ngira ngo urumva ko n'urusengero rwubatswe bishyizwemo imbaraga n'abagize izo komite zigiye ziyoboye uru rusengero nyine, ndetse n'abakristo bateranira muri urwo rusengero kugira ngo iki gikorwa cyiza kigende kigerwaho. Ngira ngo nkuko mubibona ku mafoto, n'urusengero rwiza cyane, nimba uri umuprotestant, nimba donc na ahantu heza cyane ho kuba wajya gusengera wowe n'umuryango n'abandi bantu bagiye batandukanye, kuko hari abantu tubonera umunezero cyangwa se ibyishimo mu rusengero. Niyo mpamvu mvuga ngo ni ahantu heza ho kuba wajya, ni ahantu hujuje ibyangombwa, kondisiyo zaho zirakwemerera ko ni ahantu ujya gusengera ugataha wumva umeze neza. Uvuga ngo umushumba w'iri torero rya Bethesda bamwita Albert Rugamba avuga ko uru rusengero rufite ubushobozi bwo kwakira abantu 4,000 bicaye bisanzuye. Urumva ko ni umubare munini cyane, ni umubare, donc n'urusengero rwagutse, ndetse n'urusengero rusa neza mu bijyanye n'imyubakire ndetse na design cyangwa se ibyo twita ngo ni decoration. N'ahantu haba hasa neza cyane, n'ahantu hasengera abantu basirimutse cyane. Niyo mpamvu nyine nagushishikariza ko nawe wajya ugerayo. Ku mwanya wacu wa kabiri turasanga itorero ryitwa Umugeni wa Kristo riherereye ku Gisozi, naho n'urusengero ruherereye muri Iyerikamo imbere cyangwa se muri
Université Libre de Kigali IELK, ni hariya ku Gisozi neza. Ni urusengero rwiza cyane rurimo imbere muri IELK. Ni ahantu nyine hasanzwe hasengera abantu basobanutse, abantu biga za kaminuza, abantu bafite amadigiri ari hejuru. Ariko nanone ngira ngo nk'uko mubizi urusengero rujyamo umuntu wese ubonetse, ntago bisaba ngo ube ufite digiri runaka. Ariko impamvu mvuze gutyo nuko hasengera abantu nyine basobanutse, kandi ni ahantu ujya nawe ukaba wahava uhakuye ubundi bumenyi donc bufite aho buhuriye n'iyobokamana, bitewe no kuba wabibwiwe n'abantu n'ubundi basobanutse. So uru rusengero rero rufite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku bihumbi 4. Rwubatswe kuva mu mwaka wa 2015 kugera mu mwaka wa 2017. Ruherereye mu kagari ka Ruhango, umurenge ni wa Gisozi, ni mu karere ka Gasabo. Ni birumvikana cyane, n'urusengero rwubatse neza cyane, rufite ubusitani bumeze neza. Urumva ko ni ahantu heza cyane hisanzuye, naho mushobora kuba mwajya mukajya mujya guteranira. Niba utuye muri ibyo bice hafi aho ngaho za Gisozi, ni ahantu heza cyane, nagushishikariza kuzajya ujya gusengera. Urundi cyangwa se indi ku rutonde rwacu, urusengero rwa gatatu dufite rwujuje ibisabwa cyangwa se rw'icyitegererezo, turahasanga Restoration Church Kimisagara. Ni urusengero rwa Apostle Masasu. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, ni umuntu nyine n'ubundi ibintu bye byose biba biri ku murongo. Iyi Restoration ngira ngo murabizi ko igiye ifite ama branche ahantu hagiye hatandukanye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Musanze. Murumva ko ni urusengero nyine rumeze neza, narwo rwamaze gushinga imizi. So munyemerere, uru rusengero ruherereye nyine Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Abaruyobora bavuga ko rufite ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi 4 bicaye neza. Rwubatswe kuva mu mwaka w'1994 kugera n'ubu. Hari ibikirimo gutunganywa, bivuze ngo baracyari kuruvugurura kugira ngo yaba kubijyanye n'imyanya abantu bicaramo, design n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngira ngo murumva ko imyaka igiye gushira hafi 30, ntabwo ari imyaka mikeya. Donc urumva ko hashize igihe kinini. So niyo mpamvu ngira ngo hari batekereje uburyo bw'uko bakwagura cyangwa se bakongera gukora indi design noneho ibereye ijyanye n'igihe tugezemo. Ngira ngo murabibona mu mujyi wa Kigali, Rwanda Housing Authority bashyizeho structure nshasha z'imyubakire. Ngira ngo n'insengero nabyo byagiye bizireba, ariyo mpamvu bagenda barushaho kugira ngo bavugurure nyine bajyane n'icyo cyerekezo. Murabibona donc igihugu, guverinoma y'u Rwanda yagiye ishyiraho uburyo bw'imyubakire by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo nyine n'insengero nazo nicyo gihe kugira ngo zongere zivugurure, zikomeze kujyana n'igihe. Donc uko ubuzima bw'umuntu butera imbere, ari nako nahajya hasengera n'ahandi naho abashe kugira ngo ahagiye hose nyine bigaragaze iterambere rye mu buryo buziguye. So munyemerere ku rutonde rwacu rwa kane mbabwire ko dufite umusigiti w'Inyamirambo. Ngira ngo murahaze, ni ahantu muzi cyane, hitwa kwa Kadafi, niryo zina tuhamenyereyeho. Ni umusigiti umaze igihe kinini cyane, ni ahantu hamaze igihe hakuze cyane. So uru ni urusengero nyine cyangwa se umusigiti w'abantu bemera cyangwa se basengera mu idini ya Islam. Donc na ahantu basengera hamaze igihe kinini cyane, ko nanjye niba mbyibuka neza, benshi mu bantu bakuru tuganira cyangwa se bakuze nyine basengera mu idini ya Islam bambwira ko niwo musigiti wa mbere batekereza ko ushobora kuba waraje mu Rwanda. So uyu musigiti wubatswe mu mwaka wa 1979 hakoreshejwe amadolari 8,000. Urumva ko icyo gihe yari amafaranga menshi cyane ugereranyije ko mu Rwanda kubakisha inzu donc umusigiti w'amadolari angana gutya 8,000, hafi miliyoni zigera ku 9 n'andi arengaho. N'amafaranga menshi cyane uyashyize mu manyarwanda. Aba rufite mu nshingano rero bakavuga ko uyu musigiti ufite ubushobozi bwo kwakira abantu babarirwa hagati ya 700 ndetse na 800. Donc baje gusengeramo cyangwa gusara nk'uko abantu tujya tubyumva. So no kuvuga ngo rwakira nyine abantu bari hagati ya 700 na 800. Nubwo inyubako ari nini, yubatswe kuri metero 24 kuri 60, ifite ibindi bice donc bitagerwamo byagenewe amashuri. Bivuze ngo ngira ngo murabizi ko mu misigiti akenshi ubusanga bafite aho bigishiriza ku ruhande, abana bagenda bakiga amasomo
amasomo ajyanye na Quran kugira ngo barusheho kwiyeza, barusheho gutunganira Allah subhanahu wa ta'ala, Imana imuha amahoro n'imigisha. Donc bigatuma rero abana barushaho kwiga bagahugurwa kugira ngo umwana akure azi Quran, ariko nanone donc ahabwe n'umwanya wo kugira ngo nyine agaragaze ibyiyumvo n'uburyo cyiyumva ko yishimiye nyine kwiga Quran n'amasomo ahabwa nyine n'abayobozi b'umusigiti. Urumva ko ni umusigiti munini cyane tugiye mu bijyanye n'imibare cyangwa se imibare nyine y'abantu umusigiti ushobora kwakira. Urumva abantu hagati ya 700 na 800 ntago ari abantu bakeya. Munyemerere ku rutonde rwacu rero ku mwanya wa 5 turahasanga donc nawo ni umusigiti wo mu mujyi rwagati cyangwa se hasanzwe hitwa ngo ni kwa Madina. Ni umusigiti munini ariko ngira ngo ahantu abantu benshi turahazi. Ni umusigiti donc uribaza kuki ari umusigiti uri hagati mu mujyi. Ni mu mujyi ariko ntago bigira ingaruka ku bantu n'ubundi bakorera hafi aho ngaho cyangwa se bari hirya yaho gatoya, kuko ngira ngo murabizi hagiye harimo ibyo twita ngo ni sound proof n'urusengero nyine ubona ko rwubatswe neza cyane. Ahangaha nyine hitwa ngo ni kwa Madina. Ni umusigiti wubatswe mu mwaka w'1913 ariko waje kuvugururwa mu mwaka w'2007 hakoreshejwe amafaranga y'u Rwanda miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyine ufite amagorofa 3 asengerwamo n'abantu bashobora kugera ku bantu 2,000. Urumva ko ni munini cyane kuruta wundi dusanzwe tuzi nyine ngo ni kwa Kadafi. Ho murumva ko nyine ni hanini haragutse, ndetse urumva ni front etage. Urumva ko ni umusigiti usengeramo abantu benshi, nyango murabizi abantu batuye muri biriya bice za Nyamirambo ndetse no mu mujyi, abantu benshi cyane bakunda idini ya Islam ndetse basanzwe bahasengera, ari ahantu bakuriye. Ni ibintu byiza cyane ko babasha kujya gusenga bisanzuye ndetse bakabasha kuba babona uburyo nyine bwo kujya gusenga bitabagoye, atari ahantu kure, ahubwo nyine umusigiti bagasengera ahantu hari umusigiti ubegereye, nyine umusigiti ubegereye bitari buze kubasaba gukora ingendo ndende cyane. Munyemerere noneho ku rutonde rwacu cyangwa se ku rutonde rwacu tujye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turahasanga idini ya Gatolika cyangwa se nkuko tujya tubyumva nyine ngo ni idini, urusengero rw'abagatolika. Ni kiliziya, ni inyubako, ni kiliziya n'ubundi y'idini ry'abagatolika. Ni kiliziya yitiriwe mu mutagatifu Karoli Rwanga i Nyamirambo. Abajya muhanyura murarubona. Ni urusengero rwigaragaza cyane hafi y'ishuri ryitwa Saint Andrea cyangwa se mutagatifu Andrea hariya i Nyamirambo. Ni hafi yaho rwose, ni ahantu heza cyane. Ni urusengero rwagutse, urusengero runini. Naho ngira ngo navuga ngo ni flow cyangwa se rujya kumera nka etage ku bantu mujya kuhasengera murabizi, ariko ni urusengero runini, donc ni hanini cyane uburyo hagaragara inyuma. Ubona ko ni urusengero rushobora kuba rwakira abantu benshi, ariko hari imibare myinshi cyangwa se imibare yagiye itangazwa izwi aba bantu cyangwa se abantu bashobora kuba bajya muri uru rusengero gusengera. Mu kuvuga ngo uru ni urusengero cyangwa se iyi kiliziya ya mutagatifu Karoli Rwanga i Nyamirambo ni kiliziya ifite ubushobozi bwo kwakira abakristu bagera ku 3,500. Imirimo yo kurwubaka yatangiye mu mwaka w'2015 isozwa mu mwaka w'2017 ngira ngo rwubatswe mu myaka igera kuri 2. Nubwo hari imirimo imwe n'imwe ikirukorwaho, birumvikana ko nyine nkuko nabibabwiye ni insengero zimwe na zimwe babona yuko zikwiye kugenda zivugururwa. Hari izishaje ariko hari n'izigomba guhindurirwa imyubakire nyine bijyanye donc bijyanye n'itegeko cyangwa se n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ngira ngo n'insengero nazo birazireba kimwe nuko n'izindi nsengero nazo nyine bigenda cyangwa se n'izindi nyubako mu mujyi wa Kigali bigenda bizera kugira ngo umujyi wa Kigali urusheho gusa neza, ariko urushaho no kwerekana itandukaniro hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'indi mujyi mugenda mubona hano muri Afrika nzima, yaba hano hafi wacu regional cyangwa se ndetse no muri Afrika yose muri rusange, West Africa, hano wacu muri Eastern, mu majyepfo n'amajyaruguru ya Afrika. Donc murabizi ko Kigali igenda iba intangarugero cyangwa se akarorero mu mijyi itandukanye cyane bijyanye n'isuku, umutekano n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Guverinoma y'u Rwanda ni byinshi yagiye ikora kugira ngo nyine umujyi wa Kigali ubashe kugenda urushaho gusa neza. Iyo kiliziya rero mutagatifu Karoli Rwanga nayo na n'ubu ngubu hari imirimo ikiri kugenda ikorwa. Muri make kubaka abantu kugenda uvugurura kugira ngo bijyane n'igihe cyangwa se inyubako irushaho kugenda ijyana n'igihe. Munyemerere ku mwanya wa 7 ku rutonde rwacu dufite uyu munsi, munyemerere tujye ku rusengero rw'abadivantiste b'umunsi wa 7.
wakwibaza ngo ruherereye uru ni ahandi ruherereye i Remera. Ni urusengero rwubatswe neza cyane, ngira ngo murabizi neza ko abadivantiste ni bamwe mu bantu bakora utuntu twabo mu buryo buri clear, mu buryo bwiza cyane, mu buryo kandi bwemewe. Murabizi ko ni abantu nyine navuga ngo bakwiye gufatirwaho akarorero mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri make ibintu byabo bihora biri ku murongo, n'inyubako zabo rero ntago bitandukanye, ntago zigiye kure. Niyo mpamvu mubwira ngo uru rusengero rw'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ruherereye i Remera. Ni byinshi ushaka kurwibazaho, ukibaza se urusengero ruteye rute muri make, cyangwa se mu bijyanye n'inyandiko nk'uko tubikesha ikinyamakuru Kigali Today kitubwira yuko uru ni rumwe mu nsengero nyine n'ubundi zubatswe neza, ariko bakakubwira ngo uru rusengero ruri ku gahanda k'amabuye kava kuri rompoint ya Sonatibe, aho ni mu karere ka Kicukiro kerekeza i Remera. Agahanda k'amabuye kava kuri Sonatibe nyine n'ubundi aho ni mu karere ka Kicukiro kerekeza i Remera ku Kisimenti. Ngira ngo ni ahantu musanzwe muzi, ni hafi rwose, ntabwo ari ahantu kure cyane. Abayobozi b'itorero ndetse cyangwa se b'iri torero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi bakaba bavuga ko urusengero rwaguzwe mu mwaka w'1991 ari ahantu hari hateganijwe kujya habera akabyiniro. Donc urumva ko bari barahaguze, ni ukuvuga ngo uru rusengero ntago ari abadivantiste b'umunsi wa karindwi barwubatse, ahubwo bararuguze. Donc ni ahantu hari haragenewe kubakwa, cyangwa se hakaba inzu, cyangwa se navuga ngo ni akabyiniro, ni inzu y'imyidagaduriro nyine. Nicyo kintu yakoraga, ariko iza kugurwa n'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Nibo baje kuryigarurira nyine kugira ngo donc barihindure, ryariza guhindukamo, iyo nyubako iza guhindurwamo urusengero. Ariko uyu munsi wa none abadivantiste batuye muri biriya bice bya Remera, za Giporoso n'ahandi hirya za Kimironko utagiye kure cyane, niho hantu babasha kuza bakaza gusengera. Nawe ubaye uhatuye muri ibyo bice, ni ahantu heza cyane ho kuba wajya gusengera ku isabato. Ngira ngo murabizi ko abadivantiste n'abantu bubaha umunsi w'isabato cyane, so ni ahantu heza cyane. Rero ubaye utuye muri ibyo bice hafi aho ngaho, ni ahantu heza nagushishikariza kuba wajya gusengera usanzwe uri umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Abayobozi kandi biri torero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi bakaba bahamya neza ko nyine uko imyaka igenda iza, ariko urusengero rugenda rurushaho guhinduka mu buryo bw'imyubakire, ariko n'ubundi donc n'abantu rusanzwe rwakira nabo bagenda biyongera. Ngira ngo murabizi ko ntago insengero zose iyo rukiza ntago abantu benshi baba bararumenya ngo babashe kuba bahajya, nyine ari ahantu nyine basanzwe bisanzura. Ariko nk'uko mubizi abadivantiste ni abantu bafite umuryango ukomeye hagati yabo. Niyo mpamvu uyu munsi yo haje urusengero rukitwa urw'abadivantiste, ubona ko nyine abantu bararwishimira cyane, by'umwihariko nyine abakristo basanzwe basengera mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Urusengero rwaje kuvugururwa ahagana nyine mu mwaka w'1998. Nyuma yo kugurwa muri 1991 rwaje kongera kuvugururwa mu mwaka w'1998. Kugeza uyu munsi rufite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku bantu 3,500. Urumva ko rurayingayinga ya kiliziya twigize kuvugaho y'abagatulika cyangwa se y'abaroma nk'uko abantu bakunda kubita, donc ya mutagatifu Karoli Rwanga. Nayo murabizi yuko yatangiye yakira abantu 3,500, ariko yo tukaba twavuze ko yo iri kugenda isa nk'ivugururwa. Ngira ngo n'uru rusengero rwo murabizi, murabyumva yuko rwaje kuvugururwa. Kugeza uyu munsi wa none rufite ubushobozi bwo kwakira abantu 3,500. Iyo twavugaga yari urwo twavugaga rwa rusengero rw'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Munyemerere ku rutonde rwacu rwa 8 twongere noneho tuze tugaruke twisubirire i Roma cyangwa se mu bagatulika. Uyu munsi turaza kongera none kwita tubabwira ko ku mwanya wa 8 dufite kiliziya Cathedrale Regina Pacis iherereye ku Kimironko. Na ahantu musanzwe muzi, ni ku gahanda k'amabuye uva muri gare i Remera usa nk'uwerekeza nyine n'ubundi ku muhanda ujya Kimironko, uva muri gare i Remera ujya Kimironko ugenda n'amaguru, ni ku gahanda k'amabuye. Ni ahantu hafi cyane rwose, ni ahantu heza, ni urusengero rwiza ururebeye inyuma, ariko no imbere ku bantu twagiye tujya kuhasengera. Nanjye aha hantu rwose narahageze, ndahakunda cyane bitewe nuko ni ahantu hasa neza, hasengera abantu b'abasirimu cyane. Ubona ko ibintu byaho biri classe cyane. Ngira ngo nawe ndagushishikariza kugira ngo
hateranire cyangwa se ujya kuhakorera misa umunsi umwe, niba uri umugaturika, niba wemera nyine idini ry'abagatulika ko ariho hantu usengera, ariho wabatirijwe ukahakomerezwa, ndetse yewe amasakramentu yose ukaba ariho uyahererwa, cyangwa se ukaba wenda waranavuze ati kampindura idini nigire muri Gatulika, ariko ukaba utuye muri ibyo bice nta makuru menshi wari ufite, ndagushishikariza ko aho hantu wahagera. Baravuga ngo nyine akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, niyo mpamvu nkushishikariza kugira ngo nawe aha hantu ubashe kuhajya. Ni design nziza, n'urusengero rwubatswe neza. Murabizi Abaroma mu mateka y'isi ni abantu bagiye baca ibintu bijyanye n'imyubakire, yaba imihanda, yaba inyubako zabo zisanzwe, ni abantu bari class. I Roma mu Butare mujya mubona inyubako zo mu Butaliyani uburyo zubatswe, bafite abantu bitwa ba architecture, ni abantu bakomeye cyane, bariya ni abantu bahambaye, sinzi uburyo nabivuga, ni abantu bakomeye mu buryo butangaje cyane. Uzahagere, ndagushishikariza kugira ngo nawe uzahagere urebe uburyo ki hameze. Iyi ni kiliziya rero yarangije kubakwa mu mwaka w'ibihumbi 2008. Hari hakoreshejwe amafaranga y'u Rwanda angana miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikaba iyi kiliziya ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abakristo bagera ku bantu 3,500. Urumva ko narwo ni runini cyane pe, ni runini. Wumve ngo nyine ako nkuko mubizi abakristo basengera mu idini rya Gatulika bari benshi cyane, bari benshi, niko abantu benshi twakuze hano mu Rwanda, abenshi, ndavuga benshi, ariko wowe uri kutwumva ntumva ubaye offended, ahubwo wumve ko nyine ndavuga nkurikije wenda ku ruhande rwanjye, ariko donc ntekereza ko abantu benshi twakuze nyine imiryango myinshi ari abakatolike. Byagiye bihinduka uko imyaka yagiye iza, ariko mu minsi ya kera cyangwa se iminsi ya mbere, ntabwo ari kera cyane, ni vuba ahangaha, ariko niko byabaga bimeze. Donc urumva ko n'urusengero rugomba kuba nyine ari runini cyane, kandi n'ubu ngubu niko bikimeze. Ndetse nkuko mubizi, nihagera naho igihe cyo kuba hakenera kuvugururwa, n'ubundi hazagera igihe havugururwa, ariko na ahantu heza cyane. Munyemerere ku rutonde rwacu rero dufite uyu munsi ku mwanya wa 9, munyemerere tuze nk'abagaruka mu idini ry'abaprotestante, dufite urusengero rwitwa Restoration Church. Aha ntago ari Kimisagara, ntago ari Kimironko, ntago ari Musanze, ni Restoration Church i Masoro. Ni ahantu heza cyane, ni ahantu heza cyane kwa Apostle Masasu, ni ahantu hameze sawa sawa kabisa, ni ahantu nagushishikariza kuzajya ujya gusengera, ni ahantu hasengera abantu basirimutse. Ni urusengero rwubatswe mu buryo buri modernized, ni urusengero rwubatswe mu buryo nyine bugezweho cyane. Niyo mpamvu mubwira ngo aha hantu kuba wacikwa kujya kuhasengera uri mu protesta, ushaka no kuvuga ngo nari nsanzwe nsengera mu ya Kimironko cyangwa se Kimisagara, reka nimuke noneho ngende n'ahandi nahariya naho nje kuhareba i Masoro. Baravuga ngo ubundi niyo headquarter, kwavuga nigire kuri headquarter noneho ndebe ibyo bambwiraga, kuko ndebe kuko niba ari byo. Ni ahantu heza cyane rero nkushishikariza kuba wajya. Uru ni urusengero rufite ubushobozi bwo kwakira abagera ku 4,000 bicaye neza cyane. Urumva ko ni abantu benshi, ni urusengero rwubatswe ku buryo rwakira abantu benshi cyane. So ahangaha kandi hakaba abantu bahasengera nabo ubwabo bavuga ko imyubakire y'uru rusengero irimo ubuhanga, irimo ubuhanga bwinshi cyane kurusha izindi nsengero cyangwa se mu nsengero ziri muri iki gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko abantu bahasengera bahatangira ubuhamya bakavuga ngo ni rumwe mu nsengero zubatse mu buryo buri class ugereranyije n'izindi zigiye zitandukanye muri iki gihugu. Ndetse mu gihe cy'amateraniro yose ahabera, amateraniro yose agenda ahabera, nyine hakoreshwa ikoranabuhanga, ibyo bita display. Ni ahantu hameze neza. Mu gihe cya worship, praise and worship, ni ahantu hameze neza cyane. Niba ujya ukunda kureba ziriya ndirimbo z'abantu b'i Burayi baramya Imana, abaramyi bakomeye cyane, ni ahantu heza. Mujya mubibona ahantu hitwa cyangwa se itsinda ryitwa ngo ni Hillsongs. Donc Hillsongs navuga ko ari nka, donc ntago ari itsinda Hillsongs, bura ntago ari itsinda ry'abantu baririmba gusa, oya, ahubwo navuga ngo donc sinzi uburyo nabyita, ariko urujya kumenya nk'urusengero. Donc ni ahantu bafite amakorari agiye atandukanye, bagenda bakora amatu agiye atandukanye ku isi, ku migabane igiye itandukanye. Ngira ngo murabizi ko donc Hillsongs na hano iwacu barahaje hano mu Rwanda. Bariya bahaje rero ni abakora ku gisata cyangwa se ku gice kijyanye no kuramya no guhimbaza, bana nabaririmbye. Urumva ko ni abantu bagenda bakora ibintu bigiye bitandukanye cyane. Hillsongs ni abantu bakomeye cyane. Munyemerere noneho rero donc
twongere tuse nk'abajya noneho ku rutonde rwacu rwa 10 uyu munsi wa none. Ku rutonde rwacu rwa 10 cyangwa se ku rutonde rwacu ku mwanya wa 10 turahasanga urusengero rw'itorero ry'Abadivantisti rwa Gikondo. Abantu b'Igikondo batuye hariya za Gikondo, Kacyiru, ni ahantu heza cyane basanzwe bajya gusengera. Urumva ko Abadivantisti bo muri biriya bice barasubijwe cyane, bitewe nuko n'urusengero narwo rwubatswe mu buryo bumeze neza kabisa, uburyo bwiza, narwo rwujuje ibisabwa. Ngira nk'uko mubizi ni byinshi cyane nyine bigenda bigenderwaho kugira ngo urusengero rugaragare ko rwujuje ibisabwa. Urumva ko nyine ni urusengero rwiza cyane. Nakubwira ngo ku rutonde rwacu rwa 10 urusengero nirwo rwa rusa nkaho nyine rudufungira ku mwanya wa 10 nyine ku rutonde rwacu twateguye uno munsi. Insengero zigera ku 10 zagiye zica ibintu cyangwa se zigaragara neza cyane ko zujuje ibisabwa n'urusengero rwiza. Nagushishikariza ubaye utuye muri ibyo bice nyine ko wakujya uvuga ati kanange njye gusengerayo, ndi umudivantiste, ndetse ubikora ubikunze, uri proud yabyo, utewe ishema no kwitwa umudivantiste umunsi wa 7. Ni ahantu heza cyane ho kuba wajya guteranya. Baba bafite korali nziza cyane, baba bafite abantu bakora kuri service, batanga service neza cyane. Ni ahantu ujya nyine ukahava wumva wegeranye n'Imana cyane nk'uko wagiye wumva ubyifuza. Ni ahantu heza cyane, design yaba inyuma yaba imbere. Nagushishikariza ngo uzajyeyo, ibyinshi uzabyibonera, ndetse yewe uzanadusangiza, uzaduhereza donc ubuhamya, uzaduha ubuhamya, cyangwa se ushobora no kwandika muri comment ukavuga ngo aha hantu ngewe narahagiye. Ya insengero zose twagiye tuvuga ngo aha hantu narahagiye rwose, na ahantu heza, ugatera n'abandi shema, cyangwa se ukabatera na morale, ukababwira ati mujye muza twifatanye. Ubaye usengera mu Badivantiste, ubaye uri mu Islam, usengera mu idini ya Islam, ushaka kubwira abantu ukababwira ati mujye muza, na ahantu heza cyane, narahagiye, ugatanga n'ubuhamya kugira ngo n'umuntu wumvaga ko wenda atari ahantu hashishikaje cyane, nawe byamukurura kumva ko nyine yajya gusari, yajya gusenga, asengera mu Badivantiste, wenda n'urugero mu Bagatulika se, ndetse n'izindi nsengero z'Abaprotestanti twagiye tureba. N'ahantu heza cyane nagushishikariza kugira ngo nawe uzajye nyine ujya. Izo nsengero tumaze kuvuga ni insengero 10 zose rero zujuje ibisabwa. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo urusengero rwujuje ibisabwa, uratekereza ni ibiki bisabwa? Mwagiye mubyumva, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB hari ibyo rwagiye rusaba insengero bijyanye n'imyubakire. Bakababwira ati mugomba kubaka insengero, zigomba kuba zubatswe muri ubu uburyo runaka, kandi zujuje ibi bisabwa. Muri ibyo bisabwa mwagiye mubyumva mu gihe cya COVID-19 hari insengero zitakoraga bitewe nuko hari ibyo zitujuje, aho abakristo bashobora kuba bakarabira. Murabizi ko iki gihugu twimakaza isuku cyane mu byo dukora byose. Ni ukuvuga ngo isuku, amazi araboneka, abakristo bashobora gukaraba. Muri COVID mwagiye mubibona ko nyine bagiye banategeka abantu gushyiraho ahantu abantu bakarabira. Si no kuvuga COVID ariko ni ibintu byakabaye nyine bibaho. Donc bakareba ese urusengero, ikindi bareba nuko ese uru rusengero rufite ubwiherero buhagije. Donc muri make ni ukuvuga ngo ese abantu baza ahangaha, niba urusengero rwakira abantu 3500, mwagiye mubibona rwakira abantu 4000, 2000 se 800 se magana ngahe, aba ari abantu benshi cyane. Urusengero ruba rwakira mu gihe cy'umunsi umwe, ukibaza abo bantu noneho bo donc igihe bakeneye kugira ibyo bikemurira cyangwa se kujya ku bwiherero, icyo gihe byo bigenda bite ko abo bantu ari benshi, ubwiherero nabwo burahari buhagije. Ibyo bintu rero nabyo barabireba bakabona nyine donc urusengero rutabyujuje, rutagakwiye kuba rwitwa urusengero cyangwa se rwakira abo bantu, rwakira abo bakristo. Donc impamvu ngira ngo nanabisobanure neza, n'impamvu leta y'u Rwanda ibikora ntago ari ukugira ngo babuze abantu gusenga, oya, no kugira ngo ahubwo abantu babe comfortable nyine basengera ahantu hujuje ibisabwa, ku buryo donc abantu bashobora kuba bajya gusenga bagasengera mu nzu imeze nayo. Ngira ngo murabizi nk'Abaprotestanti bakugira ibyo bita ngo igisirimba, hari ukuntu kubita akaguru hasi ukajya wumva neza kari gufata ku butaka. Hari uburyo rero noneho byajya bikorwa, ugasanga nyine ntago biri gutuma donc biri kugaragaza nyine ko ahantu hubatswe neza, abantu bangana gutyo bose bari gusirimba, ukabona inzu cyangwa se igisenge kibaguyeho. Urumva hari abantu bagiramo ingaruka cyangwa se byagiraho ingaruka. Rimwe na rimwe ugasanga n'inzu yubatswe mu buryo buri bwa kera cyane, hakaba havamo wenda guteza impanuka, inkongi n'ibindi. Kandi murabizi nyine leta niyo ireberera umuturage kandi ikamenya byinshi umuturage
akeneye. Ariyo mpamvu umutekano w'abaturage ni ingenzi. Nkomeza kukubwira ngo iyi ni MX Empire, nkushimira cyane ko twabanye, ariko nanone nkubwira ngo niba wibuke neza urebe niba wakanze aho ngaho kuri subscribe ndetse naho ngaho kugikumwe, kugira ngo bidutere ishema ry'uko mukunda ibyo dukora, ndetse niba wumva binagushimishije cyangwa se iki kiganiro dukoze ukishimiye, gisangize n'abandi ukora share, kugira ngo ibyiza bikomeze bitugereho twese, maze uyu munsi ndetse n'ejo hakomeze kuba heza cyane, twese hamwe dukomeza kugira umutekano, urukundo n'amahoro. Mugira amahoro rero. Yari MX Empire, nakagaruka. Ciao ciao.